Haleluya, ngiye gushima Imana ku bw'aka kanya mbonye. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Umunsi muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Turaganira ku ijambo riri muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 7. Vuga ngo hahirwa abanyambabazi kuko ari bo bazazigirirwa. Amen. Hano turabonamo amagambo, ijambo rikomeye ryitwa kugira umunyembabazi, bikava ku nshinga kubabarira. Abo rero abagira imbabazi nibo bazazigirirwa. Burya ngo icyo ubibye n'icyo usarura niko bimeze. Iyo ubibye imbabazi nawe urazisarura, ariko hano tubona ko azazisarura ku munsi w'amateka. Hano rero turabona ko umunyambabazi akenshi aba ari umuntu ukunda kumvira umutimanama we, umutima afite w'impuhwe, ibyo umuhata gukorera abandi. Umutima ukamubwira ngo wimugirire imbabazi, mufashe se, ibintu nk'ibyo. Ariko agomba kumvira, umunyambabazi yumvira umutima we w'impuhwe kugira ngo ashobore kugira icyo akorera abandi. Aho ngaho usanga ni nko kwanga, kutashaka kwihorera uhana ibikorwa bibi by'umuntu cyangwa by'abantu bagukoreye. Icyo gihe rero kuba wamugirira nabi ku mubiri, wihana, wihorera, ntabwo birimo, n'ukubireka, ntabwo ari guhana, uhana ibikorwa bibi abantu bakugiriye usa n'uwihorera. Afite mu bundi, ubwo ni uburyo busanzwe, ariko mu buryo bw'abakristo kugira imbabazi ni ugufasha abatishoboye. Abantu batishoboye ukabasanga, ukabafasha nyine ibyo badashoboye, ukagira ibyo ubafashisha, ari ibyo kurya, ari imyambaro, ari iki. Mu yandi magambo usanga ko imirimo y'abanyembabazi niyo kugira neza nyine, nk'uko tubibona muri Bibiliya, batabita uko babaga bagira imbabazi z'abaturanyi babo, bakagira ibyo babafasha. Hahirwa rero umunyembabazi, rero arahirwa kuko nabo bazazigirirwa. Hano tubona urugero rw'Imana ukuntu yatugiriye imbabazi, ubwo itaduciragaho iteka kubw'ibyaha byacu, ikaduhera ubuntu byose ibyo dukeneye muri Kristo Yesu. Byose ari agakiza tukabona muri Kristo Yesu, ari ubutunzi bw'abana b'Imana tubona, bwo mu muryango w'Imana tubona, byose biri muri Kristo Yesu. Byose Imana yabishyize muri Kristo Yesu, ku buryo Yesu nyine niwe munyambabazi, Imana ni nyembabazi. Niyo rero niwe tugomba kwigiraho, niwe tureberaho ku kugira imbabazi. Imbabazi rero, ubundi iyo umuntu akubwiye ngo ngirira imbabazi cyangwa ugaha umuntu imbabazi, ni ukuvuga ngo igihano, kuko igihano ubundi kiba kijyanye n'icyaha. Icyaha hari igihano gitanga. Uvuga rero ngo ngirira imbabazi cyangwa uhaye imbabazi, ni ukuvuga ngo igihano wari guhabwa nkigukuyeho, nkugira imbabazi, genda cyitwaye, ndagisubiranye. Igihano wari guhabwa kigahabwa nyine undi uwukugiriye imbabazi. Ni ukuvuga ngo yakugiriye imbabazi, kandi nanone igihano wari ukwiriye aragisubiranye, niwe ukigarukanye. Hano rero twigana Imana mu kubabarirana buri munsi, kugira ngo imirimo yacu izagira agaciro imbere y'Imana, imbere ya ntebe, igihe tuzaba ducirwa urubanza. Hano rero turabona neza yuko kugira imbabazi bifite umumaro. Hahirwa rero abanyambabazi kuko aribo bazazigirirwa kuri uriya munsi. Kandi naha ku isi iyo ugira imbabazi, abantu bakumenya ko ugira impuhwe, kandi rero ni imbuto nziza y'umwuka yo kugira imbabazi. Amen. Yesu ashimwe rero. Uwiteka abahe kugira imbabazi mu bintu byose, mu byo mukora, mu byo babakoreraho,
kuko no muri Matayo 6:14 avuga ko mu isengesho rya Data wa twese atubwira ko tugomba kugira imbabazi, ko nutagira imbabazi nawe utazazigirirwa. Uwiteka rero abahe kugira imbabazi mu buzima bwanyu, mu buzima bwacu tujye tugira imbabazi mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.